mukunda kuduka ahangaha kuri TV yacu ya Fresh TV, turabakunda cyane, turabasuhutsa. Hano twabonye comments tubwira yuko tukwiye kubabwira uko umuntu aba umukire. Kuba umukire, ubukire buratandukanye, ariko icyo nkuriye kubabwira ahangaha kintu ngiye kubagezaho ni akantu keza cyane, akantu keza. Akantu ngiye kubagezaho ahangaha ni ukubabwira ati ngo uburyo ugomba kubona ibintu ukabona bikumariye akamaro. Abantu benshi ababyeyi bose bari babimenya, ariko ikintu cyo nakubwira, ukore gusenga Imana kugira ngo urebe ko watera imbere. Ahangaha sinjye kubereka ati ngo muri application ivuga yuko comments nyibonye ubu ngubu ndimo gucata, ariko twebwe ahangaha duhora turi tayari, ibwo iyo watwandikiye tugusubiza nta kibazo. Ikintu cyakiriho tugiye kubabwira, abantu benshi bari aho ngaho ugasanga iwe akora amafaranga ntagire icyo amumarira, ugasanga ari gukora ibiki, ugasanga byose nibure. Ikintu cyo nakubwira muvandimwe kigomba guharanira nacyo, gwanyiriza kugira ngo gwanyirize kubona umugisha ku munsi. Ese umugisha uzawubona ute? Mbere na mbere ndabibutsa abatari bakora subscribe, kanda muri ako kagambo k'umutuku aho kari hepfo yawe muri uru ruhande, urwo ngurwo gakandemo kabisa, ukande na like. Iyi video numara kuyireba uhita uyisharinga muri bagenzi bawe ushaka kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza. Ikintu cyo mwa kubabwira, abantu benshi ntabwo bari babisobanukirwa, ariko ahangaha ushaka ati ngo ube umukire, akantu tugiye ukigaho. Gwanyiriza kugira ati ngo ubone umugisha mu gitondo cyangwa se ku munsi. Ikintu cyo nakubwira kugira ati ngo ibintu byawe bitere imbere, gwanyiriza kugira ati ngo ubone umuntu ukubwira ijambo urakoze. Iryo jambo urakoze rizakurura byinshi n'ibyo utaruzi. Dore abantu benshi ntago babyizera, ariko icyo nababwira ni mwizere yuko buri kimwe cyose mbabwira ari ukuri. Abantu benshi ahangaha nta nubwo bari babyizera, ariko iki kintu nugikora mu buzima bwawe nta wundi muti nakubwira batazakubesha ibindi byose. Koresha iryo jambo kugira ngo ugwanyire umugisha uwo kuwa buri munsi. Ubona umuntu ukubwira ati ngo urakoze. Arega iyo umuntu akubwira ati ngo urakoze, Imana irakwandikiraho vema, ukamenya ati ngo ahangaha nanjye ngoze akantu, nimbwera mu bukene ndasaba Imana inyongere. Arega abantu bavuga ati yuko kuko usabwa azahebwa kandi ufite azongererwa. Nagombwa kongererwa udafite, ukoreye kuba ufite none ugasabira kuri bya bindi kugira ngo ugire byinshi. Uwo muti niwo nakubwira muvandimwe twandikiye iyi comment, ujye ugwanyiriza kugira ati ngo ubone umugisha buri munsi, ubone umuntu ukubwira ijambo urakoze. Ijambo urakoze rizagutera akantu mu mutima kazatuma ukomeza gukora ibintu byawe neza. Murakoze, kora subscribe ahangaho, ndaza kukugezaho n'ibindi n'ikindi gitekerezo ukuntu wabishatse. Sawa, urakoze.